mwongeye kwirirwaho bakunzi ba chaîne yacu Teacher Eugene. Mbanje kubasuhuza mbifuriza kugira ibihe byiza. Uyu munsi tugiye gukosorana ikizame cyakozwe uyu munsi tariki 2 z'ukwezi kwa 9 2025. Wifuza gutsindira provisoire ako kanya rwose nimero yacu ni 0785235560 ubundi tukagufasha kwiga no kumenya amategeko y'umuhanda n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ku bijyanye n'imodoka. Ikibazo cya mbere kiragira kiti iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, bishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Nuvango nko kuri kubona iki kibazo reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri muri ibi bisubizo baduhaye. A, ibipimo bikurikira: metero 2 na santimetero 50. A, metero 2 na santimetero 75, yo ni B. C, metero 3. D, na gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri hano ni B, metero 2 na santimetero 75. Twagiye ku kibazo cya kabiri. Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imerekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe bagaragazwa ku buryo bukurikira. Abo bantu nyine nuvango ibyo bintu byose bagaragazwa mu buryo bukurikira. Ubwo buryo rero ni ubuhe muri ubu buryo baduhaye? A, imbere n'itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ni A. B, inyuma n'itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cyacu cy'ukuri hano ni ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri ni A, imbere n'itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Twagiye ku kibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kiragira kiti imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo ibiziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma nishobora kurenza ibipimo bikurikira. A, santimetero 20. B, santimetero 30. C, santimetero 50. D, santimetero 60. Katurebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C, santimetero 50. Twagiye ku kibazo cya kane. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Nuvango itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Nyine muri ibi bisubizo baduhaye turareba mu igisubizo cy'ukuri. A, ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. B, ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. C, inyuma kandi y'imera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe igisubizo cya nyacyo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A, ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Twagiye ku kibazo cyacu cya gatanu. Nta tara na rimwe cyangwa utugarura rumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. A, amatara kamenabihu. B, amatara yo gusubira inyuma.
C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'iki? By'ukuri. Tugiye ku kibazo cya gatandatu. Iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarura rumuri tugomba nijoro igihe ijoro rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira: A, metero 100, B, metero 150, C, metero 200, naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni B, metero 150. Ikibazo cyacu cya karindwi kiragira kiti: ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahateganye bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ikurikira: A, metero 200, B, metero 150, C, metero 100, D, metero 50. Igisubizo hano turasanga ari C, metero 100. Twagiye ku kibazo cyacu cya munani. Ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana: A, metero 150 kugeza kuri metero 200, B, metero 100 kugeza kuri metero 150, C, metero 50 kugeza ku 100, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri turebera n'igisubizo cy'ukuri ni A, metero 150 kugeza kuri metero 200. Tugiye ku kibazo cyacu cya 9. Inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira: A, babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa ibisa n'icunga rihishije, B, ibumoso babona iby'ibara ryera, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebera hamwe igisubizo cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twagiye ku kibazo cyacu cya 10. Nizere ko wafashe agakaramu n'akabike uri kwandika. Mwibutsa ko wifuza kutuvugisha nimero zacu 0785235560, ubundi tukagufasha kwiga no kumenya ibijyanye n'amategeko y'umuhanda. Ikibazo cyacu cya 10 kiragira kiti: ahatari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3,500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10 agomba keretse iyo anyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikindi muri n'ikindi kimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuhigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa, ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira: A, turebera hamwe igisubizo cy'ukuri: A, mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, B, igihe ibigendera mu muhanda ari byinshi, C, mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri kirimo ni A, mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Igisubizo ni iki ngiki kikimona, tuhita umenya ko igisubizo ari A, iki ngiki. Twagiye ku kibazo cya 11. Ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya romoroke zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano
ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero imwe ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo nibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi bugire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: a. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. b. Ibinyabiziga bya polisi bijya hatarenga kilometero 25 uvuye aho biba. c. A na b ni ibisubizo by'ukuri, naho d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri hano ni a. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. Agiye ku kibazo cya 12. Amatara ndanga cyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyasa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira: a. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. b. Ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. c. A na b ni ibisubizo by'ukuri, naho d nta gisubizo. Naho d ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Noneho hano igisubizo cy'ukuri ni c. A na b ni ibisubizo by'ukuri. Twagiye ku kibazo cyacu cya 13. Amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru: a. Ibinyabiziga ndakumirwa. b. Ibinyabiziga bikora ku mihanda. c. Ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10. d. A na b ni ibisubizo by'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni d. A na b ni ibisubizo by'ukuri. Twagiye ku cya 14. Icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira: a. Umweru n'umukara. b. Umutuku n'umukara. c. Ubururu. Naho d. A na b ni ibisubizo by'ukuri. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri, ndizere ko bamaze kucyandika. Igisubizo cy'ukuri ni b. Umutuku hamwe n'umukara. Tujye ku kibazo cyacu cya 10 na kanuza cya 15 nyine. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Avanga icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira: a. Umukara. b. Umweru. c. Ubururu. d. Umutuku. Igisubizo cy'ukuri hano wamaje guhitamo ikihe? Igisubizo cy'ukuri muri kukibona ni b. Umweru. Ubuso ni umweru. Ku kibazo cya 16 kiragira kiti: ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Ibyo binyabiziga ari byo a. Amapikipiki. b. Velomoteri. c. Ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Naho d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nese riko amaje kwandika igisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri reka tukirebere hamwe. Igisubizo cy'ukuri ni b. Velomoteri. Nkuko muri kubibona, velomoteri niyo ibigomba kugira ihoni ryumvikanira buri biriya bipimo baguhaye haruguru. Twagiye ku kibazo cyacu cya 17. Kiragira kiti:
imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere naho inyuma n'itara ry'umutuku, ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Turebere hamwe uburyo bugaragazwa, turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri: A, itara rimwe cyangwa menshi yera. B, amatara menshi y'umuhondo. C, amatara menshi asa n'icunga rihishije. Naho D, ibisubizo byose ni byo. Nizere ko amaje kwandika igisubizo cy'ukuri. Turebere hamwe igisubizo cya nyacyo ni D. Biriya bisubizo byose ni byo. Biriya bisubizo byose ni byo. Turebere hamwe ikibazo cya 18. Amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira: A, rebera hamwe igisubizo cy'ukuri: A, umweru cyangwa umuhondo imbere. B, umutuku cyangwa umuhondo inyuma. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri hano ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hagiye ku kibazo cyacu cya 19. Nkwibutsa ko iki ni ikizame cyateguwe rwose gikomeye cyane. Iki nicyo kizame gikorerwa kuri polisi gikomeye. Uramutse rero utazi ibi bisubizo byose, ugomba kumenya ibi bisubizo byose. Ibi bisubizo byose n'ibibazo ugomba kwita ubimenya, kuko iki kizame urabona ko kitoroshye. Twagiye ku kibazo cya 19. Amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya A, metero 50 nibura. B, metero 100. C, metero 150. D, metero 200 nibura. Turebera hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni D, metero 200 nibura. Ku kibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma. Uretse kubyerekeye imihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mimbano zawo kigenewe ibi bikurikira: A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya munini gusa. C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Naho D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Nizere yuko wamaze kureba amanota wagize, wakandika muri comment amanota wagize rwose nta kabuza, tugakomeza twigana umunsi ku wundi. Niba utarakora subscribe uyikore, ubundi amahirwe masa. Nkwibutsa ko gukora ari rimwe ryonyine, watugana tukakwigisha na Teacher Eugene. Nge yari Samu. Nimero mwatubonaho ni 0788 523 52 60. Murakoze. Imana